so so me re me do si do re me so so me re me do si do re fa me do. Iyi myitozo twayibonye ku yindi channel yitwa Theo UBS and Music. Iyi ngiyi tuyicaro tugezeho ni Ndabakunda TV. Tugiye kwiga interval de 60. Iyi myitozo abantu bari baribonye, ndaje mbahe imyitozo hano mu gitabo kugira ngo namwe mugire indi myitozo myinshi mubona atari iyi ngiyi ku kibaho gusa, ariko hagati aho ndabanza mbasobanurire iyi interval tugezeho uyu munsi. Murabizi ko ejo twize iyo bita interval de quinte, uyu munsi tugiye kwiga interval de 60. Ndabasuje cyane, nitwa Haragirimana Theophile. Ndashimira abantu mwese mwamajije gukanda subscribe kuri iyi channel. Ndashimira abantu mwese mugerageza kuma comment. Ndashimira abantu mwese mukurikiye n'iri somo muri rusange. Mbararikira ko ibintu tujye kubona ari byiza, wankiza akanya ku muntu waba ukunda solfège, ukunda umuziki, hanyuma tukaza kwiganira isomo. Ariko kandi ikiza cyo gukanda subscribe nuko ugomba uzajya ubona andi ma video nzayashyiraho, niyo atabara yanga y'umuziki gusa nanda yari yose ukagenda uyabona. Ikindi kandi nanjye umushyigikiye iyo ukanze subscribe, kuko bituma unsupportiza mu yandi magambo, bituma nanjye nyine naguka nkatera imbere ndetse nkabona n'uburyo bwo kubategurira ibindi byinshi. Uyu munsi rero nkuko nibabwiye tugiye kwiga interval de 60 cyangwa se mu Kinyarwanda intera hatandatu. Murabizi ko ejo naberetse intera hatanu ariyo bita interval de quinte. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ngo interval de 60. Interval de 60 ni iki? Interval de 60 ni umwanya cyangwa se ni intera, kugira ngo bisobanuke neza, ni intera iri hagati y'inota n'irya gatandatu uhereye kuri iryo nota, waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Iyo bavuze ngo waba uzamuka nuko ushobora kuva hano kuri sol ugahita uzamuka ujya kuri la si zo hejuru nyine. Nuvuga ngo aha ngaha nabitanzeho urugero kuri no interval turimo twiga interval de 60. Twavuye hano kuri sol tugera kuri mi, ubu hano turaba turi kuzamuka. Impamvu twese tujya kuri mi rero no kugira ngo twumve neza igisobanuro cy'iyi interval turiho. Uvuye hano kuri sol niryo nota ubwo duhereyeho, ukagera hano kuri mi harimo iri ni nota rya gatandatu, ubwo twubahirije interval de 60 nyine. Niyo mpamvu natanzeho urugero. Reka tubibare wumve. Sol iba yari iya mbere, ra yaba ari iya kabiri, si ikaba iya gatatu, do ikaba iya kane, re ikaba iya gatanu. Ubwo urumva ko iyi mi rero niyo mpamvu navuze ngo ni iya gatandatu. Iyi ngiyi ikaba interval de 60. Iyo rero tuvuze ngo interval de 60, ndumva mwamaje kumva icyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo mu magambo make uzamenya ko interval de 60 cyangwa se intera gatandatu ari umwanya uri hagati y'inota n'irya gatandatu uhereye kuri iryo nota nyine, waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uzaba ukoze interval de 60 turimo twiga uyu munsi. Iyi myitozo abantu bari ku yindi channel barebye Theo UBS and Music bari bayibonye, niyo mpamvu nashaka ko ari tugarukaho cyane, ahubwo ngiye gushakisha ukuntu twareba indi yo mu gitabo, hanyuma abantu bari kuri YouTube bari kujya babona ibintu bimwe, ahubwo nibuze mbe nabaha imyitozo myinshi itandukanye kugira ngo n'umuntu waba ashobora kuba, kuko nabona bafite bakurikirana channel zombi, kugira ngo umuntu wakurikirana channel zombi yere kubona ibintu bimwe. Ubonye imwe byo yarabona mwenyine, ariko biramutse bigushobokeye ukareba Theo UBS and Music wabonaho ayo masomo, hanyuma kuwundi nawe uri kudukurikira kuri Ndabakunda TV nonaha akabona aya ngaya tugiye kubereka mu gitabo. Reka nze ngerageze kubereka uko mu gitabo bimeze, kaze tubikurikira hano mu gitabo. Okay, nkuko nari mbibabwiye
tugiye gukora ino myitozo yo mu gitabo. Ndafata uyu nguyu niwo ndeba wenda urimo imyitozo myinshi, uyu nguyu ni umwe w'102. Impamvu ari umwe nuko bigaragara yuko ukomeje ukaza ugafungira ahangaha. Nababwiye yuko iyo hano hamanuye akarongo ka kabiri aribwo umwitozo ubarangiye. Reka nze dufate uyu nguyu rero wenda niwo urimo imyitozo myinshi, hanyuma twumve ino intervalle de 60 uburyo ki amanota arimo aririmbwa, tugendeye hano duhereye ahangaha. Ubwo nuvuga ngo aya manota ngiye kugenda manura ikaramu nanayizamura ta ni mezire ya kabiri kuri kane turaba turi kugenderaho. Wowe niba ushaka gutera mezire umere nk'umanura akaboko kawe unakazamura, uko ikaramu igenda nawe uri kumanura akaboko kawe unakazamura, kugira ngo ugende kuri ya mezire nyine ya kabiri kuri kane turimo dukoresha natwe. Reka rero dukore no myitozo vuba vuba. So duhere kuri solo nkuko ariko bigaragara. So mi le do le mi so do mi fa si do so mi le do so la fa mi le do fa mi la so fa mi do si re so mi do fa mi re do. Ubwo nushaka kugenda usubira inyuma nawe ino myitozo ugende uyisubirishamo uko igaragara, kanze tumere nkaho ntubereka twose uko tugaragara, kanyuma nawe ugende ubyisubirishamo. Turavuga ngo so mi le do le mi so do mi fa si do mi so mi le do so la fa mi le do fa mi la so fa mi do si re so mi do fa mi re do. Ndumva bigaragara. Ubwo umuntu ushaka kugenda dusubiramo kugira ngo kuko iyo bisubiramo kenshi bituma noneho umenyera no gusona amanota burya sona ukagenda ubimenyera. Reka rero nkuko nari mbibabwiye twere gukora imyitozo myinshi, ahubwo bari kugira ngo dufate sample. Abantu bashaka kubona igitabo mwaza mukanyandikira muri comment, hanyuma nkazajya mbaha igitabo kirimo imyitozo yose. Okay, murabibonye ubwo no mu gitabo nabwo ukuntu gahunda zimeze, mubonye utwitozo mfashe natwe mfashe dukeya kuko abari nyinshi, ariko nibuze ubashije kumva intervalle de 60. Ubundi muri make ni imyitozo imeze gute. Ubutaha nkuko nababwiye tuzaza twige intervalle de 7e, azaba ari intera 7. Iyo nirangira tuzaje kwiga intera imwe. Ubwo nuvuga ngo inyuma y'ingi hasigaye ebyiri. Izo nizirangira tuzahita tujya no muri bya bindi by'amakoroshi. Hari umukozi wari wabinsabye yitwa nde, ashobora kuba ari uwitwa Nyirabizerimana Adeline. Ndumva rero wansabye ngo tuzavuge no kuri shami. Ibi ngibi rero muhumure, ibi ngibi turaje nabyo tubikoreho. Reka nze turangize izi intervalle de 60. Ndashimira rero mwese mwamaze gukanda subscribe nkuko nabivuze. Ndashimira abantu bose bagerageza gukurikira uyu muziki tubagezaho solfege nziza, kandi rwose ngiye mbikora numva bikunze kuko nabishyizemo imbaraga kugira ngo ngire wenda aho ngera mu bumenyi bwabyo. Nawe rero nakwifuriza ko niba wumva ubyifuza wagerageza kubikurikira, ndetse wanagira n'ikibazo ukanyandikira ukaba wambaza. Abashaka igitabo muze kunyandikira muri comment mborohereze kukibona, kuko hari abo ngenda mbiha iyo byabashije, iyo bibaye ngombwa kuba yanyandikira tukahura cyangwa se tugakominikana. Ndashimira rero mwese mwamunkurikiye, kandi mbararikira ko isomo ry'ubutaha intervalle de 60 mwazaza nayo tukayigana. Ndaje nditegure vuba vuba nzaribagezeho ejo cyangwa ejo bundi bizaba binkundiye nabikoze. Ciao Imana ibandindire, ndabakunda cyane.